muraho cyane ishimwe sahimbazwe nagarutse nk'ibisanzwe kuba updatinga abantu banjye ndacyahari ntago ndi kure so duherukana ndi kubereka imihanda ya Dallas ukuntu imeze so twavuye Dallas turagenda tujya Washington Seattle so aho ngaho ni ku kibuga cy'indege cya Dallas nimumbaza ukuntu cyitwa mu bisome ya ariko aha ngaha twari turimo tujya kuri airport turimo tuva Dallas nk'uko twabibabwiye twahagira ibihe byiza cyane twagira umugisha aha ngaha rero ni muri airport twari twamaze nyine kumenya umuryango ahantu uri tujya gushaka ikintu cyo kurya mu by'ukuri nagiye gushaka ikintu cyo kurya ntashonje mpaze ariko kubera gukunda ibiryo byo ku muhanda bagiye kubitestinga ngo ndebe uko bimeze oya pa ntago wabinkora twicaye turya agaselfie tureba ukuntu bimeze mu ndege mu kirere Muririmbire mwegeze aririmba ngo hejuru mu kirere hateye ubwoba aho ni hejuru mu kirere pe ndakurahiye ndakubwiza ukuri sinkubeshye ngo haratinyitse mu kirere aho ngaho nekereza ko twari hafi kumanuka turi kureba ukuntu hari musinga yarambwiye ngo singace kuri sunset ngo ntayifotoye aho ngaho rero nari nkoze akazi musinga yantumye gukora mbe musi aka sunset ngakoresha iki ko arambwiye ngo njye ngafata aho ngaho rero twari twashyitse Seattle muri kubona ko twari turimo kabisa tugenda aho twari tugiye gucumbika aho ngaho hari utubara twa pink ngo na green ngo ni amastade ya hano Seattle sinzi ukuntu yitwa ariko ni amastade dore inyubako izi ni inyubako zo muri Seattle downtown inyubako ni nziza ariko abantu babasha kubireba neza barabona ko bidatandukanye cyane n'iby'iwacu zirajya gusa n'izo mu Rwanda aha nyine twari turimo tuhatembera kuko twarashyitse turaruhuka bukeye bwaho tujya mu butembere sasa tujya kureba Seattle ngo imeze gute nuko twatembereye ngiye kubona mbona Marriott ndavuga ni ngiyi ni wacira haba ngomba kuyifata ndayifata muri video ndanazuminga kugira ngo nzabereke ko nabonye Marriott muri Seattle Washington kugira ngo mbereke ko ni wacu ihari so ni ahantu hari amashyamba menshi hari ibyatsi ibihuru byinshi ibyatsi amashyamba so aho ngaho rero abasa neza amashyamba yaho abasa neza murabona ibiti by'umuhondo iyo hatangiye gukonja biba umuhondo uyu muhanda tureba ayo mashyamba asa neza twari turimo tugenda tujya gusura ahantu haba amazi ngo yitwa ngo Snoqualmie Falls yanjye uyu muhanda rero niho twari turimo tujya ahantu hari amazi ngo ya danje ngo abakerarugendo bose basura meza nyine gusa ni heza kabisa ni heza pe nuko mba mfunzemo mu kagutiya no mu gatambaro neza gutya bien tuba tugiye gusura amazi so nuko yana ndirimba iz'amazamuka nizo mu gushimisha
ya mazi rero ni aya ngaya, naya murayabona ukuntu amanuka. Nuramuka ugeze muri Siyaro uzabwira abantu muri kumwe bakujyane kuri Snoqualmie Falls. Abagutembereza kabisa, ni heza, harasa neza, ureba ibintu Imana yaremye n'ibiganza byayo ukavuga uti wa Mana uri gitangaza gikomeye cyane, urahambaye pe. Ni ahantu heza, haba hari abantu benshi baje kuhasura, baje kuhareba. Heza kabisa pe, ku buryo urahagera ukumva uri kurelakisa, ukareba amazi ukumva rwose, kumva ibintu biri kugenda neza mu mitekerereze. Ntako ntagize ngo nyabereke kabisa, video irimo details zose. Harasa neza pe, harasa neza rwose. Tuharya n'agafoto, turahindukira n'akandi n'agaposteri gutyo. Ariko Mana yanjye, nuko turasoza, nuko turataha, turahava. Aho ngaho nyine aba hariho amateka y'uriya mugezi, ukayasoma nuko ugakomeza. Niba nari ndi kuvuga ibiki ntabwo mbizi, ntabwo mbyibuka pe, simba mfite Yesu we. Toka kwenda toka umuntu hano nyeditingira video ntabwo ari mwiza. Ariko Mana nawe ntabwo ari njyewe editinga iyi video, ariko umuntu yeditinga si sawa pe. Ntabwo ari mwiza, ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa. Ashyiramo na behind the scene. Ayiwe Mana we. Nuko twagannye kuri parikingi, hari agakanka ariko kudutwara, tuba turahageze, banza kubereka ibiti byiza n'ishyamba. Murahabona ukuntu hasa neza, tuba turahageze ku gakankari. Bambonye kankari haruguru yanjye, ndavuga ni ngiyi murayimfotoreraho tu. Nshaka nyirayo ngo umunyenga, ndamubura. Nyiri iyi modoka naramubuze ngo umunyenga Mana. Ariko ndavuga nta kibazo, reka nkoreho, nimara gukoraho nifotoze, hanyuma nahenge kuryama, nkarabe mu maso, inywa amazi bishire, ndyame nsinzire, niyorose. Ubutaha nimubona umunyenga. Nuko twagiye, ngombwa ntabwo twari dutashye, twari tugitembera. Bari batujyanye ahantu mu bwato, ahantu haba ubwato. Twabanje kujya gutembera ahantu haba ahantu wicara, hanyuma ukicara mu ntebe ikagutembereza Siyaro yose, ikakwereka umujyi wose ureba n'amaso yawe. Dore bya biti sasa ukuntu biba byabaye umuhondo, biba bisa neza, biba bifite amabara ku buryo uvuga ati iyi dekorasiyo ntabwo ibaho pe. So twari turimo tugenda rero aho hantu ngo tugende ngo dutembere Siyaro yose. Icyo kintu nacyicayemo, ubwoba buranyica, ndatsitsira, ariko byari funny. Urareba umujyi wose ukawubona. Ikintu cyose cyitwa ko kiri muri Siyaro uragitembera aho ngaho wicaye muri iyo ntebe kabisa, ukagitembera ukireba muri iyo ntebe. Uyu rero ni umuhanda werekeza aho twari tugiye, aho ngaho twajyaga. Ibi biti ngiye rwose pe narabikunze ku rwego nashatse nko kubiterura ngo mbitereke iwacu. Nkunda na cape, nkunda na tire.
aho twari tugeze aho tugomba guparika ngo tujye gutembera muri iyo ntebe nyine umuntu yicaramo yarangiza ikamuzungurutsa siyaro yose. Ndavuga ni reka mbanze mbereka amanyubako nshyiremo n'agasura ngayo nguko. Murabona ko izi nyubako n'iwacu zirahari pe, ni ukuri zirahari pe. Yego komana yanjye oya pe. Komeza rero tugenda ngo tujye kwicara muri ya ntebe ituzengurutsa umujyi. Wicara mu ntebe ikagutembereza umujyi wose iminota mike cyane. Aho ngaho rero ni ahantu nyine nyaburanga abantu basura bagatembera bakareba ibyiza. So ngaho rero aho ni ku mazi nyine mu nyanja. Inyanja yitwa gute harya? Turyaga selfie. Aho ngaho rero iyi nyanja rero niyo twari kujyamo mu bwato, ariko twarabanje tujya muri cya kintu gitembereza siyaro. Ho ntabwo wafata video ufite ubwoba, ntabwo wafata video. Ni ahantu nyine hari hameze ukuntu. So aho ngaho rero niho twari turi kwinjira ngo tujye kwicara muri ya ntebe. Ibintu byabo byose nta kubeshye byari biteye ubwoba. Ndebera nk'aho hantu pe, urayinjira byonyine ugahita ubona winjiye mu yindi si ukagira ubwoba. So rero aho ngaho niho mubanza kwicara mugategerezaho gatoya, mukabanza mukanareba na bino bintu. Hari ukuntu biba biri funny, umuzungu akaza akabanza akabasobanurira ibintu byinshi, akabanza akabasobanurira siyaro n'ibyo bintu biteye ubwoba bihari. Nuko aho ngaho twari tuvuyemo muri iyo ntebe rero tumaze gutembera. Ntabwo nari gufata video ngo bikunde, hateye ubwoba. Ubwo twari dusohotse sasa tugiye mu bwato. Aha tugeze ni mu bwato rero mu nyanja hagati haba harimo imbeho. Nuko nafashe agapira kanjye rero mba ndifubitse kuko hari hakonje kabisa. So tujya mu bwato aba ari bunini bufite ama etage ego ko. So ngira ngo murayibona inyanja n'inyubako hirya. Inyanja na downtown. Nuko rero aho twari turi ni mu bwato. Naratembereye siyaro kweri, niko nakozamo akazi ko gutembera kabisa. Kandi byari umunsi umwe utanuzuye neza ariko twaragenze kabisa. Hano hantu kabisa hari funny. Gutembera mu bwato byari byiza cyane bisa neza. Mwa
ibintu ari neza rwose pe. Umupapa wanjye nkamubwira nigenda hirya ugaruke mpite ngufata akabyanga, ndabyanze, genda ndabyanze. Imbeho uramukubise ate mu magakote. Nuko mu bwato rero twavuyemo turasuhuka, aho ngaho nyine twari twasohotse turimo tugenda tuvayo, twari dutashye ko twari twarushye kabisa, twari tumaze kunanirwa dutashye, amasaha yagiye nkagenda mbafatira utuntu twiza nyine turi kitwa muri Siyaro, ku buryo umuntu wese uzabona iyi video kabisa azavuga ati nageze Washington Siyaro, nahigereye. So nyuma rero yo gutembera baratwakiriye aho twagiye, nuko badukubisa agasiripurize tayari anniversaire iracyari odinga amakeke aracyaribwa muri Amerika. Umuntu anniversaire igiye kumara ibyumweru 2 ariko turacyayirya. Ni ukuri wumva ukuntu turi kumwe n'abantu beza kabisa b'umugisha, abantu badukoreye aka gasiripurize rwose turabashimira cyane. Keke turayikata, turayirya, turataha. Dutashye ducana witwa ngo public market, iri soko ngo ni irya danje muri Siyaro, ngo ubaye utahazi byagorana. So iyi ni restaurant twagiyemo, nkunda lighting yaho, ndavuga ni lighting ntayifashe yaba atari njye ucuruza amatara zarasa neza, ndavuga ni ibi nibyo nabuze. Iyi restaurant icanye gutya niyo nabuze, haba hari urumuri rwiza rusa neza ruke. Ukuntu iri tara rise yaba ariko n'ibiryo byaryohaga sinavuga ukuri kwinshi. Hasaga neza pe, hasaga neza rwose. Ukuntu ihacanye ngewe byaranyispirinze, ndavuga ni ngomba kuhafata. Ubwo tuhavuye duca muri Best Buy. Papa wanjye nta handi hantu aba ashaka kujya usibye ahantu bacuruza ibintu bya electronique. Mu by'ukuri mu mutwe we hahoramo electronique, ahora vanga ibyuma n'imigozi n'ibiki byose. Aho rero ngewe wapi kabisa, nta kintu mfatamo. Nuko turataha, ndabashimiye inshuti bavandimwe bakunze. Uyu muzungu sasa yari arimo arya inkeri ku muhanda zimejeje kimeza kabisa. Ndavuga ni uyu muntu ngombe mubereke ukuntu hano inkeri zimeza. Wakumva ushaka kurya nk'udukeri ugaparika ku muhanda, warangiza ukagenda ukisoromera ukarya wahaga ukigendera. Imana ibahe umugisha cyane, ndabashimiye, murakoze kubana nanjye. Video zindi zose naho ubutaha, ndabakunda cyane, murakoze kubana natwe muri Siyaro. Twanagize n'ibihe byiza n'amateraniro, ndayabaha vuba. Imana ibahe umugisha cyane, ndabakunda. Bless you.